Igihe cy'ivuka rya Yesu Kristo abantu benshi bagiye babivugaho bitandukanye, ariko hariho abantu benshi bavuga amateka ya Yesu Kristo nk'uko abahanuzi nabo babivugaga. Ariko icyo gihe hari n'abandi bavugaga Yesu Kristo nk'umwami uzaza kubakura mu maboko y'abakoroni bari bamaze igihe babakoroneje, ariko batunguwe n'ibyo batekerezaga ko Yesu Kristo azaza gukora atari byo yabakoreye, kubera ko abahanuzi bari baravuze Yesu Kristo nk'umwami uzaza wimitswe n'Imana aje gucungura abantu ibyaha no kubabatura ibyaha. Ariko bavugaga ku mwami abantu bakibwira ko ari umwami uzaza akima ingoma agategeka akabatura ahubwo mu byaha by'abakoroni bari baje babazaniramo. Umuhanuzi Yesaya yamuvuzeho kenshi, yamuvuzeho igihe kirekire, ariko abisiraheli bakamufata bitandukanye n'uko Yesaya yamuvuze. Mbere y'uko ahanura ibya Yesu Kristo yavuze ko hari n'uzamubanziriza uzaza akabanziriza Yesu Kristo, akabanza agasanganya imitima y'abana na ba se, hanyuma akamutegurira inzira, agaharura inzira. Uwo yavugaga ni Yohana Umubatiza. Ubu rero uyu munsi niwe tugiye kuvugaho cyane, niwe tugiye kuvugaho. Yohana Umubatiza ni mwene nde? Ese ni iki cyamuzanye? Utege amatwi mwumve. Mu gihe cya Yesu Kristo hariho umugabo we bitaga Zakariya, akagira n'umugore we bitaga Elizabeti. Bari bashaje kandi bakuze, ariko bubaha Imana. Icyo gihe bubahaga Imana cyane kurusha abandi bose, ngo bari inyangamugayo. Zakariya uwo yari umutambyi mukuru mu batambyi, kuko yajyaga agena ibihe n'abandi kujya gutambira abantu ibitambo. Nuko igihe kigeze ngo bakora ubufindo bufata ko Zakariya nawe yajya mu rusengero kujya ibihe n'abandi agatambira abantu. Nuko aragenda, ageze ku rusengero ariko akajya atambira abantu, nawe yisengera ubwe asaba ko Imana yamuhereza urubyaro. Nuko agisenga agitambira abantu ngo yegera igicaniro arimo imbere mu rusengero ahatandukanye n'aho abandi. Murabizi yuko iyo umutambyi yabaga atamba ahera hahera, we yajya gukwe aho bitaga ahera hahera, akajyayo akajya gutambira abantu ibitambo. Nuko ngo agitamba, marayika w'Uwiteka ariwe Gaburiyeli ngo araza amuhagarara uruhande aramubonekera. Kumubonekera yavuganye nawe aya magambo, aramubwira ngo igihe kizaza uzabyara umwana w'umuhungu uzamwita Yohana, kandi azakorera Imana. Ariko Zakariya ahakana ayo magambo marayika yari amaze kumubwira, kubera ko yari ashaje ndetse n'umugore we yari ashaje, bari bageze mu zabukuru. Amubaza uburyo bishoboka ko umugore amaze kugera mu zabukuru. Marayika aramubwira ati ubwo uhakanye ibyo nkubwiye ugiye kugobwa ururimi, uraba ikiragi, uzavuga ari uko wabyaye. Kuva icyo gihe Zakariya agobwa ururimi, ubwo ageze igihe cyo kubyara. Igihe cyo kubyara kigeze, Yohana umwana wabo baturanye baraza bagera aho ngaho bari baturanye nabo, baza gushimira cyangwa se no kwishima ko umuturanyi wabo yabyaye. Igihe cyo kwita umwana izina kigeze, ku munsi wa 8 no gukebwa, bashaka kumwita izina rya se Zakariya. Ariko nyina ababwira yuko izina rye rikwiye kwitwa ari Yohana. Barahakana bati bishoboka bite ko yakitwa Yohana kandi mu muryango wabo nta Yohana ubamo? Abaza se ati ese umwana yitwa nde? Ashaka icyo yakwandikaho kugira ngo ababwire izina ry'umwana. Agiye kwandika yandika ko ari Yohana. Baratangara barumirwa, avuga ati se umwana yakitwa ate izina Yohana kandi mu muryango wabo ntaririmo? Nuko Zakariya agubwoka gutyo aravuga
aravuga ariko yuzura n'umwuka wera, arahanura. Avuga uburyo Yohana azaba umukozi w'Imana, azavugira Imana ndetse mu butayu. Akavuga ko azaharura inzira z'ukomeye z'umwana w'Imana Yesu Kristo. Yohana arakura ngo yigira mu butayu aho yagombaga kwibera, kuko bari barabihanuye ko azaba mu butayu akirira inzige n'ubuhura, aribwo buki bw'ubuhura. Abayo atangira kuvuga ubutumwa, yigisha, abatiza abantu umubatizo wo kwihana ibyaha. Nuko yigisha Abisiraheli mu magambo ye kenshi yagendaga agaruka avuga ngo, mwa nyoko z'impiri mwe, ndababwiye umujinya uzatera mukaza kwihana ibyaha byanyu. Icyo gihe Abisiraheli bari barasubiye inyuma mu byo kwizera, bari barabaye nk'abanyamahanga, bikoreraga ibyo biboneye, kugeza ubwo n'abatambyi ubwabo batari bagifite umwuka w'Imana, ahubwo bikoraga nabo ibyo biboneye. Niko guhagurutsa Yohana kuza gutegura inzira ya Yesu Kristo. Abisiraheli babonaga ibyo akora bakabona atangaje, kuko yajyaga yigisha neza afite mwuka wera. Niko kumwegera baramubaza bati, ese ni wowe Yesu Kristo ukwiye kuza? Arabahakanira, abasobanurira Yesu Kristo uwo ari we. Arababwira ngo, uwo nguwo naza, sinkwiriye no gupfundura udushumi tw'inkweto ze. Uwo ni we uzigisha, akabatiza abantu, akabatirisha umwuka wera ndetse n'umuriro. Rero ngenda babatirisha amazi, ariko uwo nguwo uzaza, azaza afite ubushobozi buruta ubwanjye, azaza afite gukomera. Abasobanurira Yesu Kristo uwo ari we. Igihe kigeze arimo abatiza abantu, Yesu Kristo nawe yari amaze kugera mu myaka mikuru, imyaka 30 yo kuvugira mu ruhame. Niko Abisiraheli bajyaga babyemera kubera imyizerere yabo. Bemeraga yuko umuntu uvugira mu ruhame akwiye kuba agejeje imyaka 30. Yesu Kristo rero ayigejeje, yegera Yohana ngo amubatize. Amubonye arababwira ati, nguriya umwana w'intama w'Imana. Arababwira ati, uyu ni we unduta, sinashobora no gupfundura udushumi tw'inkweto ze. Uyu azajya batirisha umwuka wera. Abasobanurira Yesu uwo ari we, ababwira yuko yavuye mu ijuru. Ikindi ababwira ko ari we yaje kubanziriza kugira ngo aharure inzira ziwe, atangire nawe akazi ko kwigisha. Ariko Yohana akaba avuga yuko ari we waje kumubanziriza. Nuko aramwegera, aramubatiza. Amaze kumubatiza ngo umwuka wera abihamiriza, intumira zihagarara ku rutugu rwa Yesu Kristo, bivuga ngo umwuka wera cyangwa se Imana ihamije yuko ari umwana wayo koko. Ngo ijwi rivugira mu ijuru riravuga ngo, nguyu mwana wanjye nkunda kandi nishimira, mumwemere mumwizere. Nubwo abantu benshi batajyaga bamwizera, mu Bisiraheli batajyaga bumva ibyo avuga, erega inkuru nziza irakerenswa, ntabwo abantu benshi bakunda kuyumva. Iyo umuntu avuga ukuri babumva nta kintu avuga kigaragara. Nuko amaze kubatizwa aragenda ajya ahantu, nawe atangira kujya yigisha, atangira kuvugira mu ruhame kuko yari abyemerewe, atangira kwigisha. Igihe kimwe nawe ajyana n'intumwa ze Yorodani kubatiza. Arimo abatiza, abantu bamubona baragenda babwira Yohana bati, dore wa wundi wahamyaga ko ari umwana w'Imana cyangwa se ari we wabanjirije kuza, nawe arimo arabatiza. Ibyo bintu binezeza Yohana. Biravuga ngo umukwe iyo ari kumwe n'umugeni, umurangwa yumva ijwi rye akishima. Niyo mpamvu nawe yari arimo avuga ko ibyo Yesu Kristo arimo gukora bimunejeje, kuko ibyo yahamije ari iby'ukuri. Nimba yaraje avuga ko Yesu Kristo agiye kuza mwihana ibyaha byanyu,
akaba abonye ko Yesu Kristo atangiye kwigisha, ibyo ngibyo biramunezeza, binezeza Yohana cyane, bituma yishima. Aravuga ngo uwo wavuye mu ijuru niwe ukwiye kuvuga iby'ijuru, ngo naho uwo mu isi akwiye gucishwa bugufi, uwo mu ijuru agashyirwa no hejuru. Yavugaga yuko Yesu Kristo yaturutse mu ijuru akwiye kuza agashyirwa hejuru, naho we waturutse mu isi akwiye gucishwa bugufi. Icyo kintu nta shyari yari afite, nta mutima mubi, kuko we yayuzuye umwuka w'Imana. Yakoze akazi ko gutegura Yesu Kristo nk'uko Imana yamutumye, nta mutima mubi. Mbese muri we hari harimo umutima wo gutegura Yesu Kristo, nta yirindi shyari, nta wundi mutima mubi. Abantu batangazwa n'ibyo bintu Yohana avuze ko uwo yabanjirije kuko atangiye akazi ke. Ibyo biramunezeza cyane. Yohana rero aza kuza kubona ibintu Herode yakoze, abona ko Herode arongoye umugore wa murumuna we, ajya kumuhana, arimo amuhana, amubwira amagambo yo kumuhana ko ibyo akoze atari byo. Niko gufatwa ashyirwa mu nzu y'imbohe, baramufunga. Amara igihe kinini Yesu Kristo ari hanze, arimo yigisha, avuga ubutumwa, abatiza, akora ibitangaza, ahanura. Noneho Yohana aho yari mu nzu y'imbohe, nawe urumva iyo umuntu amaze igihe ari mu nzu y'imbohe atakaza umutima wo kwizera, ngo niko gutuma haba abigishwa ba Yohana batuma kuri Yesu Kristo, arababwira ngo mumumbarize, mumumbwire se uyu niwe Kristo koko dukwiye gutegereza, niwe. Nuko Yesu Kristo amusubiza ijambo ry'abanyabwenge, ativuga cyane ariko ry'abahanga, aravuga ati mugende mumubwire ngo impumyi zirareba, ibirema birahaguruka, ibimuga biragenda. Mugende mumubwire gutyo, kuko ibitangaza birimo gukoreka. Baragenda bimubwira, yizera ko ari Kristo ugiye kuza. Herode arimo akoresha igitaramo, atumira umukobwa we kuza kubyina. Barabyina, abyina neza cyane, ahamagara umukobwa ati ubyinnye neza ukanezeza abantu, nanjye ukanezeza, mukorera iki? Niki nagukora nk'umwami? Nyine arimo abwira umwana w'ubyinnye neza. Umwana aho kugira ngo amusubize, arirukanka ajya kubwira nyina ati nkora iki? Nsaba iki data? Akambwiye ngo ngire icyo mwaka. Nyina yibuka yuko Yohana ari mu nzu y'imbohe, kuko yari yarakoze ikintu uwo mugore atishimiye cyo kubuza Herode gushaka Herodiya. Yibuka ko icyo kintu cyamubabaje, aramubwira ati irukanka ugende ubwire isoko ushaka igihanga cya Yohana ku iparato. Umwana ntabwo yari azi impamvu ya nyina icyo gishakira, arirukanka abwira Herode ati ndashaka igihanga cya Yohana ku iparato. Yohana baragenda baramwica, kuko ntabwo ari kwivuguruza nk'umwami. Yari amaze kubwira umwana ati icyo ushaka ni iki nkiguhereze. Nta mwami wivuguruzaga icyo gihe. Ikintu yabaga avuze cyabaga agomba kugikora. Ariko yumvisha asabye igihanga cya Yohana biramubabaza. Yohana ntabwo yumvaga ko yapfa, kuko nta bintu byari birenze byamwicisha. Ariko Yohana niko gufata umwanzuro wo gupfa, baragenda bamwica igihanga, barakizana. Yohana apfa atyo, birarangira. Ayo makuru ya Yohana agarukiraho. Yesu Kristo nawe ahita akomereza ko arigisha, avuga ubutumwa ahantu hose. Ava i Galilaya aramanuka ajya i Yudaya, avuga ubutumwa ahantu hose, arabatiza. Ageze aho n'ububasha intumwa zikajya zibatiza, arahanura, abantu baramumenya neza, bakora ibitangaza biravuga muri Isiraheli, bamenya ko ari Yesu Kristo. Ariko ibikorwa yakoraga ntabwo bizeraga ko ari byo yakabaye akora. Bumvaga ko Kristo azaza ari umwami, akima ingoma, akababohora mu maboko y'abakoroni. Ntabwo twashaka kuvuga Yesu Kristo, twashaka kuvuga Yohana. Amakuru ya Yohana murayumvishe. Ubutaha tugiye kubategura ikiganiro cya Yesu Kristo, tubatangire tubabwire Yesu Kristo uko yavutse, uburyo yavuze ubutumwa, tubabwire ukuntu Yesu Kristo
yagiye ahanura amakuru ye tuzababwira, nubwo ari inkuru ndende tuzayicamo kabiri pati kugira ngo munogerwe. Bakunzi bacu murakoze, cyawo cyawo, mukore subscribe, mukore share, kandi ikindi mukore comment kugira ngo tujye tugira ibyo tubagezaho, mubitubwire muri comment, natwe tubakorere ubushakashatsi kugira ngo tubagezeho ibyo ngibyo mwebwe mushaka. Ni mwebwe rega dukorera. Cyawo cyawo, Uwiteka abane namwe.